ariko ibyo ari byo byose mfite ubwoba bwo kuba navuga ngo papa ndamukatingiye kwibana. NYAXO va mu bwana, uzi iyo wibana uba wigenga, ibyana amapati ibyo ushaka byose ubikora. Ikindi ibyo by'amafaranga uri kuvuga n'inzu z'ibihumbi 10 ziraboneka, none se ubu tuvuga ko n'amafaranga ibihumbi 10 wayabura se inshuti zose ufite niyo wagenda uzaka igihumbi ntiyagwira, kandi umenye ko ibyo bihumbi 10 aba ari iby'ukwezi nta kigoye kirimo mwana. Nese bro, ko numva icyo gitekerezo ari cyiza wakimbwiriye papa. Umva kandi aho NYAXO abera fo, ahubwo tugende mwereke, Papa hari ikintu ashaka kubwira. Ni igiki? Mama amafaranga agura isabune ko yashize. Genda kuri boutique bayiguhendaza kuyishyura. Papa hari ikintu nshaka kubwira. Ni igiki se kandi? Ko hakenewe nawo. Okay, uzapfa ryari se wowe? Sinshobora. Hari deni mfite ry'urupfu.